Halo, mumeze mute abantu mwese mudukunda, abantu mukunda igikoni cyacu, mukunda ibintu tubatekera. Jose Official TV irabifuriza umunsi mwiza. Rero tugiye guteka umureti urimo umuceri, nuko nguko utekwa, urabona ubusa neza kandi ubuhumura. Yego, nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ukore subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye. Yego. Ntazagira umuceri wongera kugupfira ubusa ngo umuceri waraye uzajye uteka gutya. Turabanza rero duteka umuceri nk'ibisanzwe, tugiye guteka umuceri. Nafashe agakombe kamwe k'umuceri nkizemo utundi dukombe tubiri tw'amazi, ariko nawuronze neza. Yego, nawuronze ndawutora nkuramo imyanda, ngiye kuwuteka rero. Turashyiramo umunyu akayiko gatoya, hanyuma duteke. Yego, dufite rero n'ibirungo turi bukoreshe, harimo karoti, harimo urunyanya, harimo igitunguru, harimo na poivro. Nibyo turi bukoreshe, ndetse turaza gukoresha na turmeric, ariko murayimenyereye kandi murayizi nta kibazo. Ushatse washyiramo akajone kugira ngo bihindure akabara gatoya. Tugiye guteka rero, ni ibintu byoroshye, turagira vuba vuba, ni iminota mikeya, ni ibintu byoroshye. Turabanza dukate bya bintu byacu, dukatemo duto dutoya, yaba karoti, yaba poivro, yaba n'igitunguru, turabikatamo duto duto. Nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ukore subscribe. Hanyuma niba ubona video zacu utari kuzibona neza, urebe aho munsi ahantu handitse Jose Official TV, murareba urakandaho. Hanyuma urebe munsi yaho urasangamo izindi video nyinshi handitse videos, urarebaho usangemo ama video atandukanye twagiye dukora ajyanye n'ibintu byo guteka. Harimo amavideo menshi arenga 100 niyo tumaze gukora, arimo ibintu bitandukanye wateka. Hanyuma ushobora no kujya handitse playlist ukarebamo. Mwibuke gukora like, mwibuke gukora share, mwibuke gukora comment ku mavideo yacu kugira ngo agere ku bantu benshi. Mudushyigikire. Kudushyigikira kwa mbere ni ugukora subscribe, ibindi ukabikurikizaho. Hanyuma rero turarangije kubikata bya bintu byacu uko byose byakabaye. Umuceri nawo wahiye, aho twawushyiriyeho umuceri wahiye wumutse. Tugiye rero kubanza dukarange twa turungo dukeya dufite kugira ngo tuze kudushyira mu muceri. Poivro, igitunguru na karoti ndabishyiriramo rimwe, no kugira ngo bikubitwe n'umwuka, kugira ngo bikubitwe n'umwuka ho gatoya. Urunyanya ko ruba rworoshye rwo ntabwo ndi bushyiremo kugira ngo rudashishuka. Keretse ari poivro y'umutuku yo wayishyiramo. Tubanza tubigaragure muri utu tuvuta, bibanze bimere nk'ibifata utuvuta ho gakeya. Nkuko muri kubibona bimeze neza, biranahumura neza. Yego, noneho nibimara gutungana turabishyira mu kantu. Turareka bihoreho gatoya, tubishyire mu kantu. N'umuceri ngiye kuwarura mushyire mu kantu koroheje, umere nk'uhora, kugira ngo utaza gushyushya ya magi. Amagi nayo turaza kuyakenera mu bintu turi buteke, katuyamene. Amagi 4 niyo tugiye gukoresha. Turakoresha amagi 4 na rushe nk'ebyiri z'umuceri. Ushatse bakoresha rushe imwe nta kibazo, terwa nuko amagi angana. Hanyuma nitumara gushyiramo ya magi yacu, reka nkuremo aka kantu gatoya. Ubwo twakoresheje amagi 4. Noneho turashyiramo n'igi rya 4. Noneho tuvange. Hanyuma mu kuvanga, mbere yo kuvanga ushyiramo agaturmeric n'akunyu, kugira turmeric nuko ibimeze. Aka karungo kagura 2,000. Kagura 2,000. Yego, hari n'akagura 500, hari n'utugura 1,000, biterwa. Hano hose bacuruza ibirungo badufite, uzagenda ubabwiye ngo mumpe turmeric. Kaba keza mu mureti, bituma umureti usa neza, bituma umureti hari n'agahumuro igira, kandi ni nziza ku buzima. Ushyiramo n'akunyu, ni nziza ku buzima. Turmeric irafasha mu bintu bijyanye no kubyimbura cyane igogora. Hari n'abayisiga ku ruhu kugira ngo ibavure ibiheri. Ibyo si ibintu nkunze kukuvugaho cyane. Reka twitekere. Tugiye kubivanga mpaka turmeric ihure n'amagi byo n'umunyu binoge. Mwibuke ko no mu muceri twari twashyizemo akunyu, ubu nta wundi munyu turaba dukeneye, turakoresha uwo. Ni gutya rero, urabona igirise risa umuhondo kubera iriya turmeric. Utayifite washyiramo akajone. Reka dushyiremo umuceri ushyiramo gake gake ukareba uko bimera. Tugiye kubanza tubanzemo za mboga rero.
imboga zacu turabanza tuzishyiremo, hanyuma ndaza gusigaza dukeya two kuza gushyira hejuru y'umureti. Reka dushyiremo n'umuceri mukeya, urabanza ugashyiramo mukeya kugira ngo uze kureba ukuntu amagi angana. Keretse ubaye ufite andi magi ku ruhande wabona bibaye umuceri ubaye mwinshi ukayongeramo, iyo ubonye biri kwanga wongeramo amagi. Gutya biracyoroshye cyane, reka twongeremo agaceri gakeya. Urabona bivanze biroroshye, reka twongeremo umuceri muke. Ni nkaho nkoresheje rushe n'igice cyangwa rushe ebyiri. Tugiye kubivanga gutya, tubivange, umunyu urumva urimo, turmeric irimo, byose birimo. Ubu igisigaye ni ukuwuvanga. Utu tuntu nitwo ndibuze kongeraho hejuru, udusigaza ku ruhande, ntabwo duteka twose, ntawe tubivanga byose kuriya. Ufata ipanu yawe ugashyiraho amavuta menshi mbivuge ngo menshi, warangiza ukayashyushya, wabona amaze gushyuha ukayashyira mu kindi gikoresho, cyane cyane mu gasafuriya kugira ngo katababuka. Uzirinde plastique gushyiramo amavuta yabize, atazakotsa cyangwa bikaba nabi. Amavuta ndayagabanyije, murabibona. Ngiye ndabanza ngatosa ipanu, amavuta nkayakuraho kugira ngo hose abe ariho. Reba murabibona. Umureti rero tugiye kuwushyiramo wose. Hanyuma twongeremo iki? Twongeremo twa tuntu twacu tugiye kudushyiraho hejuru. Iyo umaze kugira gutya, twa tundi udushyira hejuru kugira ngo tuze kuza kugaragara inyuma. Gutya urabona ko bisa neza. Utubara ni utubara. Noneho rero tugiye kubirekaho gatoya, noneho bibanze umureti ubanza ushyemo hasi, kubera twa tuvuta tuba turimo neza nta kibazo. Hanyuma iyo ubishatse urongera ugafata utundi tuvuta ukagenda ushyira mu mpande. Njye nkunda kubikora gutya, nkafata utuvuta nkagenda nshyira mu mpande, yandi nasutse ku ruhande ngenda nyashyira mu mpande. Muribuka ko nayashyuhije, uyashyira mu mpande gutya kugira ngo bidafata hasi cyane, utuvuta tugende twinjiramo. Niyo mpamvu nabanje kuyagabanyaho kugira ngo ntateka menshi, nkaza no gusanga nkeneye no kongeramo andi mu mpande. Murabibona nka gutya, nibyo byiza. Urabona ku mpande naho haraza kweguka neza. Wow. Tugiye kubirekaho gatoya, dupfundikire, dushyiremo umuriro mukeya. Umuceri wacu, umureti wacu uba urimo gushya. Ndapfundikiza umufuniko usanzwe niwo mfite. Ntabwo ari wundi ubonerana. Urabibona ukuntu urimo kugenda. Iyo ubonye biri kugenda gutya, umureti uba ushobora kuwubika bigakunda. Iyo ubonye utari kugenda, urabanza ukayegura munsi ukareba ikibazo gihari. Iyo usanze gihari, umenamo utuvuta, umureti ukeguka. Iyi panu rero umva, iyi panu ifite ukuntu ntabwo ishiririza, niyo mpamvu nyikunda. Ariko murabibona ntabwo yashiririje hasi. Nawubitse ku gafuniko, ndongera nkushyiraho. Yego, reka nongere nubure turebe n'urundi ruhande narwo ko rwahiye. Turubura turebe ko urundi ruhande narwo rwahiye narwo. Yego, gutya urabona ko rwahiye, nubwo mbona agahande kamwe kabaye nk'agashirira. Biterwa n'aho umuriro uri cyane, kubera mba nawugabanyije. Hari igihe usanga umuriro uri ku gahande kamwe. Gutya murabibona ko bimeze neza. Umureti urahiye, tugiye kuwarura. Wahiye, twa tubara twacu tw'utuboga turi kugaragara hejuru, turawarura gutya. Nta kibazo, ibi nta kibazo. Hari akantu kiyashijeho gatoya, ntabwo urumuka neza, ariko wumutse. Murabona wumutse ukuntu umeze, birahiye, bimeze neza. Iyo ubonye udahiye neza, urongera ukawushyiraho, ugashyiramo akariro gake. Iyo ari imbabura, ugabanya amakara ukayashyira ku ruhande, ugateka ku makara make. Murakoze rero, mwibuke gukora subscribe.